Kaze neza ko uhisemo gukora ibibazo n'ibisubizo ku Kirezi TV channel. Mbanje kugushimira kuba ugikomeje gutekereza kuba wabona provisoire. Ariko byaba bibabaje cyane niba ushaka gukora ibibazo n'ibisubizo utarize. Nimba rero utarize, banza ukande subscribe urebe amategeko y'umuhanda igika cya mbere kugeza ku gika cya gatanu, hanyuma uraba ufite ubushobozi bwo gukora ibibazo n'ibisubizo. Kuko hano turi muri revision, turi gukora twihuta, turimo turitoza gusoma ikibazo vuba tugasubiza kugira ngo mu kizami tuzabe twiteguye. Rero twatangiye. Imirongo yose y'ingabo n'agatsiko k'abanyamaguru bari mu muhanda bategetswe kugendera ku ruhande rw'iburyo se, kugendera mu ruhande rw'ibumoso se, babyeretswe n'umuyobozi wabo, kugendera mu ruhande rw'iburyo iyo bashaka gusubira inyuma se, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imirongo yose y'ingabo y'agatsiko kose k'abanyamaguru bari mu muhanda bategetswe kugendera ku ruhande rw'iburyo. Icyo gisubizo cy'ukuri. Ijambo imburira bivuga iki? Amatara magufi n'amaremare watse uyazimya se, cyangwa ihoni? Ni ibyapa biburira abayobozi bashobora kuba impanuka se, cyangwa rimwe na kabiri n'ibisubizo by'ukuri. Amatara magufi n'amaremare watsa uyazima, nibyo imburira, ndetse n'ihoni ni imburira. Rero igisubizo ni rimwe na kabiri n'ibisubizo by'ukuri. Uburemere ntarengwa bwemewe bwa rumoroki idafite feri y'urugendo ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura hongeyeho n'ubw'umuyobozi. Ntiburenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Toni 12 niyo budashobora kurenga. Uburemere ntarengwa bwemewe bwa rumoroki idafite feri y'urugendo ntibwemerewe kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura hongeyeho ubw'umuyobozi. Nicyo gisubizo cy'ukuri. Itara ryo guhagarara rigomba kwaka buri gihe iyo hakoreshejwe feri yo guhagarara umwanya munini. Iyo hakoreshejwe feri y'urugendo kuva bwije kugeza bukeye. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha iyo hakoreshejwe feri yo guhagarara umwanya munini, iyo ni feriyamu. Feriyamu twese turayizi. Iyo hakoreshejwe feri y'urugendo ni iriya ukandagiraho nyine itara ry'inyuma rikaka. Okay, rero icyo ni igisubizo cy'ukuri. Hakoreshejwe feri y'urugendo. Ni ryari ibinyabiziga bya gisirikare biherekeranyije mu butumwa bidategetswe gukurikiza amategeko yerekeye intera igomba kuba hagati yabyo n'uburebure bw'amatsinda bigomba gutonda? Ni mu gihe bigenda hafi y'amasangano, mu gihe bigenda mu nsisiro, mu gihe bigenda ahatengaye, mu gihe bigenda ahateganye. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo, dusubiremo ikibazo ushobora kuba utacyumvishe neza. Ni ryari ibinyabiziga bya gisirikare biherekeranyije mu butumwa bidategetswe gukurikiza amategeko yerekeye intera igomba kuba hagati yabyo n'uburebure bw'amatsinda bigomba gutonda? Ni mu gihe bigenda mu nsisiro. Iki twarakibonye mu mategeko y'umuhanda. Ego twarakibonye kandi mu kizamini cy'ubushize twakoze ubushize twakomeje. Icyo cyapa kiburira, iyo icyapa kiburira gishinze aho inzira nyabagendwa irasukira, icyapa cy'inyongera kiba kigizwe n'urukiramende rufite umuzenguruko wirabura, ubuso bw'umutuku, n'urukiramende rufite umuzenguruko wirabura, ubuso bwera, n'urukiramende n'impande eshatu ifite umuzenguruko wirabura, ubuso bwera. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni urukiramende rufite umuzenguruko wirabura, ubuso bwera. Ugahita ubifata mu mutwe nta kwibagirwa, kuko amategeko y'umuhanda ni amategeko, ntabwo ari ibintu byo kwimajina. Twakomeje. Igisubizo ni urukiramende rufite umuzenguruko wirabura, ubuso bwera. Niyo icyapa
kiburira gishinze aho inzira nyabagendwa irasukira cy'inyongera kigizwe n'urukiramende rufite ubuso umuzenguruko wirabura n'ubuso bwera. Twakomeje. Abana babujijwe kwicara ku ntebe y'imbere iyo harimo indi myanya ni abatanyije imyaka 10, abatanyije imyaka 8, ni abatanyije imyaka 15, abatanyije imyaka 12. Igisubizo ni abatarengeje imyaka 12. Twakomeje. Ijambo ubuso bubonesha bivuga ku byerekeye amatara bivuga ubuso busohokamo urumuri. Ku tugarurarumuri bivuga ubuso burabagiranamo urumuri. Ku byerekeye amatara bivuga intera urumuri rubonekeramo. Hano ijambo ubuso bubonesha bivuga ku byerekeye amatara bivuga ubuso busohokamo urumuri. Utugarurarumuri nabyo bikavuga ubuso burabagiranamo urumuri. Ubwo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kuzimya moteri akavanamo vitensi igihe agenda ahamanuka, mu gihe esanse yaba imushiranye, mu gihe atihuta, mu gihe akuruye ikindi kinyabiziga. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kuzimya moteri ryari? Ashobora kuzimya moteri akavanamo vitensi igihe agenda ahamanuka? Oya, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibinyabiziga bitari ngombwa kurangirwa kure n'ibimenyetso byabugenewe kugira ngo biburire hakiri kare abandi bagenzi baza babigana mu gihe cyose byaba bihagaritswe ahantu bibujijwe ni amagare na velomoteri n'amapikipiki. Amagare na velomoteri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Amagare gusa. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndagusubiramo ikibazo. Ibinyabiziga bitari ngombwa kurangirwa kure n'ibimenyetso byabugenewe kugira ngo biburire hakiri kare abandi bagenzi baza babigana mu gihe cyose byaba bihagaritswe ahantu bibujijwe ni amagare na velomoteri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Twakomeje. Ese ijambo urumuri bivuga iki? Ese ijambo akagarurarumuri bivuga iki? Bivuga imyenda y'abapolisi bambara se? Bivuga akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kiyohereje se? Bivuga amatara abonesha imbere se? Bisobanura amatara magufi y'ikinyabiziga abonesha inyuma se? Ndatekereza ko buri wese uri gukora ibibazo hano n'ibisubizo niba ari gukinjira kuri channel ndagira ngo mbibutse ko ugomba kuba warasomye amategeko y'umuhanda igika cya mbere kugeza ku gika cya 5 kugira ngo usubize nk'abahanga. Hano igisubizo ni bivuga akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kiyohereje. Twakomeje. Ku nkengero y'umuhanda wegutse umusezero w'inzira y'abanyamaguru bibujijwe guhagarara umwanya munini mu gihe hari umurongo w'umuhondo ucagaguye, mu gihe hari umurongo w'umweru ucagaguye, mu gihe hari umurongo w'umweru udacagaguye. Ugomba kuba warasomye ibi bintu by'imirongo ubisobanukiwe neza. Mu gihe hari umurongo w'umuhondo ucagaguye biremewe kuhagarara akanya gato. Mu gihe hari umurongo w'umweru ucagaguye biremewe kuhagarara umwanya munini n'umuto. Mu gihe hari umurongo w'umweru udacagaguye ntibyemewe kuhagarara. Ubwo rero hano ku nkengero y'umuhanda yegutse cyangwa umusezero w'inzira y'abanyamaguru birabujijwe guhagarara umwanya munini. Igisubizo ni mu gihe hari umurongo w'umuhondo ucagaguye. Urumva ko nibyo byemewe guhagarara umwanya muto. Igihe umuhanda ugendwamo mu byerekezo byombi umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho, kunyura mu ruhande rw'iburyo, kunyura mu gisate cy'ibumoso. 1 na 2 ni ibisubizo by'ukuri. Igihe umuhanda ugendwamo mu byerekezo byombi umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyura mu gisate cy'ibumoso. Twakomeje. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa he? Ahegereye inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, ku kinyabiziga inyuma. Nta gisubizo kirimo. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahegereye inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga.
Twakomeje. Kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa, kigomba ikindi kigikurura, hagomba ibiziriko. Ibyo biziriko bigaragazwa n'iki cyapa? Ni icyapa cya mpande enye gifite santimetero 40 z'uruhande, kikajya imbere ku modoka ikurura ntirenze kilometero 20 mu isaha. Icyapa cya mpande enye yera gifite santimetero 30, gifite santimetero 30 z'uruhande, kikajya imbere ku modoka ikurura ntirenze kilometero 20 mu isaha. Ni icyapa cya mpande enye yera gifite santimetero 50 z'uruhande, kikajya imbere ku modoka ikurura ntirenze kilometero 50 mu isaha. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo hano ni kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa, kigomba ikindi kigikurura, hagomba ibiziriko. Ibyo biziriko bigaragazwa n'icyapa cya mpande enye yera gifite santimetero 30 z'uruhande, kikajya imbere ku modoka ikurura ntirenze kilometero 20 mu isaha. Twakomeje. Mu gihe umugenzi uri mu nzira nyabagendwa asatiriwe n'ikinyabiziga ndakumirwa kirangwa n'intabaza ndangururamajwi yihariye, agomba guhita ahagarara. Agomba guhagarara, byaba ngombwa agomba kugenda gahoro, byaba ngombwa agahagarara. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Guhita asubira inyuma. Agomba kugenda gahoro, byaba ngombwa agahagarara. Nicyo gisubizo cy'ukuri. Twakomeje. Hitamo igisubizo kitari ukuri. Mubyumve neza, kitari ukuri. Imyaka y'abayobozi bayobora mu nzira nyabagendwa ikurikirana n'inzego zabo. Imyaka 15 ayobora velomoteri idahetse. Nibyo. Imyaka 17 ayobora igare na velomoteri bihetse. Nabyo nibyo. Imyaka 18 ayobora ibinyabiziga byo mu nzego A na B. Nabyo nibyo. Imyaka 20 ubwo rero iki cya D nicyo kitari cyo. Imyaka 20 ayobora ibinyabiziga byo mu rwego C, D, E na F nicyo kitari cyo. Twakomeje. Imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa idatonoye, ibishara, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo, uretse amapaki afunze, ishobora kugira ubugari bwa metero 3 cyangwa metero 275. Ni igihe ikinyabiziga kijya ahatarenze kilometero 30 kuva aho ikinyabiziga cyapakiriwe. Ni igihe ikinyabiziga kitarenze kilometero 25 kuva aho ikinyabiziga cyapakiriwe. Ni igihe ikinyabiziga kijya ahatarenze kilometero 20 kuva aho ikinyabiziga cyapakiriwe. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano ndi kubibutsa ko turi gusoma twihuta kandi tugasubiza mu gihe gito kugira twitoze gukora ibizami kandi tunasubiramo. Dusubiremo ikibazo. Imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa idatonoye, ibishara, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo, uretse amapikipiki, uretse amapaki afunze, ishobora kugira ubugari bwa metero 3 cyangwa metero 275. Igisubizo ni igihe ikinyabiziga kijya ahatarenze kilometero 25 kuva aho ikinyabiziga cyapakiriwe. Twakomeje. Iyo ikinyabiziga gihagaze ku nzira nyabagendwa, umuyobozi wacyo adahari, umukozi ubifitiye ububasha ashobora kugikuzaho, ariko ibyakwangirika n'amafaranga yo kugikuzaho ntibibarwa kuri leta. Mu gihe se cyahashyizwe n'umuyobozi utabifitiye uruhushya rwo gutwara, mu gihe cyahashyizwe binyuranyijwe n'amategeko yo guhagarara akanya gato cyangwa kanini se, buri gihe abarwa kuri leta. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha, iyo ikinyabiziga gihagaze ku nzira nyabagendwa umuyobozi wacyo adahari, umukozi ubifitiye ububasha ashobora kugikuzaho, ariko ibyakwangirika byose biri kuri icyo kinyabiziga n'amafaranga yo kugikuzaho ntibibarwa kuri leta mu gihe cyahashyizwe binyuranyijwe n'amategeko yo guhagarara akanya gato cyangwa kanini. Twakomeje.
Ikibazo cyacu cya nyuma, rumoroki zishyirwaho akagarurarumuri kamwe iyo zikuruwe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande ziba zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 55. Bufite ubugari ntarengwa santimetero 80, ubugari ntarengwa santimetero 70. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni igihe zifite ubugari butarenga santimetero 80. Ndagushimira kuba ukoze amategeko y'umuhanda ibibazo n'ibisubizo mu minota mike cyane usubiramo, birashimishije. Kanda subscribe nimba utarakanda subscribe, dukomeze kubana kandi nkwibutsa kwiga ku murongo. Iyo utize ku murongo uba uri kwiga mu kavuyo. Kwiga mu kavuyo rero ntutsinda. Murakoze gukurikirana amategeko y'umuhanda, mugire ibihe byiza. Ibibazo n'ibisubizo nakagaruka. Murakoze.